Ese wari uzi ko umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku rindi, ijuru riba rigenzura icyo wakoresheje ubushobozi bwo ari bwo bwose Imana yaguhaye? Nibyo, wabyumvise neza. Ijuru buri kanya rigenzura ese imitungo nahaye uyu muntu, ubushobozi bwo ari bwo bwose, mu bukene bwe, ese yabikoresheje ute kugira ngo tubashe kumenya ingororano ye. Imana igirira neza benshi kugira ngo ibe inzira yo gufasha abandi. Nta kintu na kimwe wigeze utunga utazabaza uburyo wagikoreshejemoo, nusanga waragikoresheje neza uhabwe ingororano zabyo, niba ari nabi nabyo uzabibazwa. Urugero, ubu ngubu ufite telefone yawe mu ntoki, ni smartphone. Umunsi ku munsi ndagusaba ati kora follow kuri iyi page, ukande like kuri iyi video, ufungure urubuga rwa YouTube wandikemo Ibyamamare TV 23, ukande kuri subscribe maze unshyigikire. Ukabyumva inshuro nyinshi ariko ukirengagiza kubikora, nyamara ubigusaba bababaye. Kandi nibwo bushobozi bwo gukomeza gukora ibi biganiro, ariko ukabyanga. Bivuze ngo ntagushaka kunshyigikira, nyamara nugera ku zindi video urabikanda ntawe ubikubwiye, za zindi tudashatse kuvugira aha hantu. Nibavuga ngo video y'umuhanzi runaka yambaye ubusa, uzatwika telefoni ushake kuyimena, ujya ku mbuga zose usacinga ureba iyo video. Ereka ibyo tubyihorere, kuko ushobora kuvuga ngo ni ukwikunda kwanjye. Nibyo, amafaranga yarakuruhije n'ubutunzi bwarakuruhije kugira ngo ububone, ariko se iyi si wasanzwe iriho kandi yararemwe, ni iyawe se warayivukanye? Imana yaduhaye uburenganzira bwose bwo gukora ibyo dushaka, ariko mu gihugu cy'ijuru hari amategeko basizeho tuzagendera kugira ngo tubashe kujyayo. Ayo niyo bazatubaza. Ntuzababwira ngo wakoraga ibyo ushaka, kuko ntago bizaba byemewe. Bo bazareba ko wakoze ibyo bifuza. Niba nta mutima mubi, fata telefone yawe, ufungure urubuga rwa YouTube wandikemo Ibyamamare TV 23, ukande kuri subscribe. Ndagushimiye.